What? Junior ni uri wa Junior nakubwiraga baby. Ni Junior Inda. No kuri Sida kuki mwaba muvugana nako Cyangwa mezi what? Junior we kuki uri hano please kuki uri hano kuki wabinkora. Please Sandra, please calm down. Gukora ya baby ntago wabinkora sinumva ukuntu wabiziranye na Junior ntago. Junior. Urankunda. Junior. Nanjye uko ko unkize mu bapfu. Unkize mu bapfu. Unyanduje Sida yawe. Tumya famille nyanga niwe Nase ninjye wayihaye. wategere kugira nabikoze. Nanjye barayihaye. No. Ubuse koko tuzabi. Mana kutumya y'abakoko. What the fuck? Kukiramenya n'iriya mbese y'umuhungu. Ntago risiko no. Okay, please Sandra. Please reka mbwire Sandra. Byari ntago tubahaye ikaze abakurikiye Legacy TV nk'ibisanzwe Legacy on top. Aka kanya ndi kumwe n'umusore, sinzi niba ari umusore cyangwa umugabo, ariko mperutse kumubona muri video iri viral, mbona abakobwa bamumereye nabi. Yes, grand witwa nde watwibwira? Nitwa Junior Rwigema. Hanyuma mperutse kukubona abakobwa bakwatatse. Ubundi Junior, na mbere yo kwenda bigarukaho, Junior ni muntu ki, ukora iki? Junior ndikorera mu buzima busanzwe. Hanyuma bari abakobwa mperutse kubona bakubazaga iki, byari byagenze gute? Bari abakobwa rero nkuko babona, umwe naye naramuhemukiye, naramuteye Sida mutera n'inda. Umwe wundi twaraniganye Bugande, niwe uri ababonye badusanganye, bituma habaho biriya bintu by'imijinya myinshi cyane, baranyataka bari banyishe, ariko nyine nuko kazagenze, bombi urumva ko nabahemukiye. Hanyuma nk'umukobwa uramutse umuteye inda, warubizi se ko ayifite? Ntabwo nari mbizi ko ayifite, nabimenyeye hariya aho yaje ansanga ndi kumwe na wundi twiganye Bugande, niho yaje mbona hitagira reaction nyinshi, ahitanyataka ahitavuga ibyo byose. Mu byukuri nanjye nahise mamenyera ibyo ntarinzi, ntabwo narinzi ko ndwaye Sida, ariko kuva yavuze ko nayimuteye nahise numva narayimuteye koko nanjye nyifite. Nanjye mu byukuri numvishe ntameze neza, bita bindi. Hanyuma byaba ari abakobwa tube tubivuyeho, tujye no mu buzima busanzwe. Biriya bintu mu buzima busanzwe kubayeho bijya bibaho, hari aho ujya ubyumva? Mu byukuri biriya bintu byambayeho bijya bibaho ku bantu benshi, abahungu b'abahehesi cyangwa se b'abahemu, ugasanga ari kumwe n'uyu nguyu akamuhemukira, byarangira akaba aramutaye, ejo agafatana n'undi nawe akamuhemukira, akaba aramutaye. Mu byukuri biriya bintu mu busanzwe muri sosiyete bibamo, niyo mpamvu rero akenshi buriya wabibonaga kuri. Hanyuma hari abavuga ko n'abakobwa babahemutse, umuhungu akavuga ati n'abakobwa ntago yagukunda ari umwe, byo bibona gute? Sibyo kuvuga ko abahungu baba bakora ibintu nka biriya, n'abakobwa nabo hari ababikora. Buriya hari n'abahungu bajya bahurira ku mukobwa umwe kubera ko nawe yabahemukiye muri ubwo buryo, ugasanga donc ku mpande zose usanga biriya bintu bigenda bigaragara kenshi muri sosiyete. N'ukuri. Hanyuma tugarutse ubundi ku buzima bwawe busanzwe, mu gitondo byuka sangapi? Mu gitondo mbyuka saa 11 za mu gitondo. Saa 11 ni iki kintu cya mbere ukora? Ikintu cya mbere nkora ndasenga, namara gusenga nkajya muri douche bikarangira. Hanyuma ugera mu rugo ryari? Mu rugo isaha ya nyuma ni 2:00 z'umugoroba. Ntago gerenza 2:00? Kereka wenda nahuye n'abashuti banjye, cyangwa se nagiye gusura muri famille, cyangwa se minizi za transport zambereye ikibazo bigatuma basha kuba nagera mu rugo ntinze, ariko ubundi isaha yanjye ni 2:00 z'umugoroba. Ugira umudamu se ko taha kare?
oya nta mudamu mfite gusa biterwa n'uko warezwe n'aho warerewe amasaha baragutoje gutaha akenshi ugasanga agukukiyemo akaba ariyo uzaza utaha no mu buzima busanzwe. hanyuma iyo ugeze mu rugo saa mbiri n'iki kintu cya mbere ukora? Saa mbiri iyo ngeze mu rugo ikintu cya mbere nkora nsuhuza abo mpasanze, nyuma yo kubasuhuza njya muri douche bien sûr, narangiza nkafata dina nkerekeza uburiri tu. hanyuma ukora iminsi yose cyangwa umunsi wo kuruhuka ugira? Nkora iminsi 4 nkaruhuka 3. kuruhuka iminsi myinshi ntabwo ari ukuvuga ko muteri kuruhuka iyo minsi yose, ni ukuvuga 3 iyo ndi mu kazi, yindi 3 mba ndi muri acting hirya no hino nk'umukinnyi wa filime. Urumva muri iyo minsi 3 ntabwo navuga ko nduhuka, ariko guberanye n'ibintu nkunda mbyita ko nagiye kuruhuka kuko ari byo ndimo gukora. hanyuma iyo waruhutse mbwira umunsi wawe uko ugenda iyo waruhutse? Iyo naruhutse mu gitondo ndabyuka nkakaraba, nanjye karaba nkanywa icyayi, nanjye kunywa icyayi nkajya gusubiza imbuga nyinshi mbamo ibintu babanditse cyangwa se ibintu bagiye bambaza, ubundi nkakunda no kwa prodinga n'ubundi byo nakoze kuri channel yanjye, ugasanga bigejeje nko mu masaa 6 nkaruhukaho isaha 2, ubundi nibwo nabyuka nkajya muri sport. ugira na channel yitwa nguki? Channel yanjye yitwa Junior TV Show. Niyo channel yanjye. Murambwiye ngo usubiza imbuga nkoranyambaga ukoresha ni nk'izihe? Imbuga nkoranyambaga nkoresha iya mbere niyo channel yanjye akenshi nkunda kugeraho ya Junior TV Show, nkakoresha Instagram, nkakoresha Facebook, nkakoresha Twitter, nizo mbuga nkunda kugaragara. Instagram ugira aba followers bangana iki? Instagram ngira followers 600. hanyuma hari ikintu wigeze uposting ukabona cyakuruye aba followers bawe cyane gifite like nyinshi? Nyuma yo kuba nakwitoza ibintu bya filime nkatangira kuba nazikora ku giti cyanjye nkazicisha kuri channel yanjye ya Junior TV Show, ayo mafilime nagendaga nshyiraho nkayishyira no ku Instagram yakuruye aba followers benshi. hanyuma tugaruke rero kuri iriya video twabonye yabaye viral, tubona abakobwa bakwirukankanye. Ese koko byari ukuri cyangwa ni filime ko mumeze kumva ko kina filime? Biriya mwabonye ntabwo ari uko byabaye, byari filime. Twari turi mu myitozo, kwa bira byose twabikinaga mu myitozo, ariko ntabwo ari ukuvuga ko byabaye nk'uko mwabibonaga kuriya. hanyuma abantu babibonye bakavuga ati ni ukuri, wababwira iki? Abantu babibonye benshi hirya no hino nababwira ko atari ukuri, kubera ko ari imyitozo twitoreza aho dukunda kwitoreza. Ibira byose twakoze bagendaga babona byari imyitozo dushaka kwereka societe nyarwanda ko bibaho kandi hari abantu babikora mu buryo kugira ngo uwo ari we wese mu by'ukuri abibone bimutera ubwoba, nutekereza ko yabikora ntazabikore kugira ngo atazaza babaza umwe n'undi. Ntabwo rero navuga ko bitabaho kuko nta kuntu bitabaho kandi ibyo byose bihari, ahubwo icyo nabwira nk'abahungu bakora ibyo bintu mu by'ukuri ni ibintu bibi cyane cyane, kuba wafata umuntu ukamuhemukira kuri ako kageni kamutera inda kamutera sida, igihe cyose naho uri nawe nta mahoro ugira, nta nubwo utuza mu gihe waba warahemukiye umwana w'umukobwa nkuriya, kuko ni nko kumufata ukamwica n'ubundi nta cyiza waba wagize ute wamukoreye. Abakobwa rero nabo mu by'ukuri babasha kuba bakora ibintu nka biriya, nabagira inama ko mu by'ukuri bakwitonda, bagashishoza, bakamenya ikibi n'ikiza, bagahitamo icyo bagomba gukora n'icyo bagiye gukora, bakirinda, bagakoresha uburyo bwo kwirinda bushoboka kugira ngo atazahura na biriya bintu byose bibi mwabonye, mu buryo bwo kwirinda kugira ngo atazarwara cyangwa se agaterwa n'izo nda zitateganyijwe. Mu buzima bwanjye nakuriye i Bugande, navukiye i Bugande, nkurira mu mujyi wa Kigali i Gikondo, niga ahantu bita Kagarama Secondary School, niho naje kurangiriza. Nyuma nza gukomereza amashuri yisumbuye muri kaminuza yitwa UTB, nza kurangiza ntangira gukora ibintu bya decoration kubera ko numvaga mbikunze. Nyuma y'ibyo ngibyo rero nibwo naje gutekereza, kubera ko nakundaga ibintu bya filime, mbasha kuba nabyinjiramo. Ubukwe bwanjye
ubukwe bwanjye bigenze neza, imana ibinkundiye nyuma y'imyaka 2 n'igice. Umukunzi ntabwo ahari kuko gukunda umukunzi igihe kirekire nk'icyo bisoza kwanze. Nibura habura nk'umwaka nibwo nzagerageza kumushaka, noneho mbashe kuba nategura ubukwe bwanjye neza. Oya, ntabwo ariyo mpamvu, biriya nk'uko nabivuze byari imyitozo, ariko siko mu buzima busanzwe njye mbikora. Hanyuma rero mu gusoza ni iki wabwira abadukurikiye kuri Legacy? Abadukurikiye kuri Legacy nababwira yuko bajya bafollowinga cyane Legacy, ikindi bagakora share, bagakora comment, kuko Legacy ni urubuga mu by'ukuri rucishaho ibintu byiza cyane kandi bifitiye akamaro sosiyete nyarwanda. Ikindi bagakunda akenshi gutanga n'inama zabo kuri Legacy kugira ngo izakomeze gutera imbere ku rwego rudasanzwe, kuko ari itangazamakuru ryiza kandi ribereye abanyarwanda. Turagushimiye.